ndetse na Vinicius Junior bakaba ngo bararenze ku mategeko n'amabwiriza ya UEFA ajyanye n'imyitwarire nubwo bakoraga celebration zitemewe nyuma yo gutsinda Atletico Madrid. Atletico Madrid bayisezereye muri kimwe cy'umunani cya UEFA Champions League binyuze muri penalty. Iyo match rero ya stress irangiye nibwo abakinnyi bagiye gucelebrate imbere y'abafana ndetse na adversaire nyine bakora imenyetso navuga amagani biri anti sportif ko harimo ibigayitse wenda rekanyere bivuga mu gifaransa ugenda ubisobanura Lorenzo nk'ibimenyetso icyo Rudiga yakoze bakise geste du tranchage de gorge. Yafashe urutoki rw'igikumwe agenda asa n'urwerekeza ku muhogo yashinyitse bikabije ku ngota asa n'ugukeba avuga ati ingoto turayiciye ewa nicyo bita abarundi babyita gukerera. Icyo kimenyetso cya Rudiga bikora imbere y'abafana ba Atletico Madrid yashinyitse cyane avuga ati turabakebye. Hanyuma Mbappé rero yakoze icyo bita geste de placer au niveau de l'entrejambe. Nicyo kintu gikomeye umuntu wese wagikoze mu mupira yarabihaniwe. Ariya ntuze Martinez yaragihaniwe. Martinez umuzamu wa Argentine ntabwo ari nka biriya. Martinez ibyo yakoze we ntabwo yafashe mu bugabo ahubwo yagize gutya afata akagenda agira gutya ariko ni radio rore urumva yari televiziyo ariko ababikoze ibiheruka ugomba gufasha abantu ko hari abantu batajya kuri internet. Ibintu yakoze ni ugusa n'ukora imibonano mpuzabitsina nicyo bisobanura ariko ntabwo yigeze yifata mu bugabo. Mbappé nyine ni kuvuga ngo twabafasha abagore bacu tubakoresheje imibonano mpuzabitsina turabasohoje wani Mbappé. Mbappé none icyo twavugaga icyo yavugaga cya Martinez Mbappé icyo yakoze yafashe ikiganza afata ubugabo kimoso afata ubugabo. Muri buka ibyo Jude Bellingham yakoze muri Euro ahanwa umukino agacibwa n'amafaranga muranabyibuka Diego Simeone Cholo abikora Atletico itsinda Juve muri Champions League n'ubashize imyaka nk'itandatu nk'irindwi no 8 hubwo bari za 2018 ya Champions League cyagiye Cristiano abagombora ibitego bitatu match banza bari batsinze Juve ibitego biri kubusa. Icyo gihe Cholo yarabikoze arahanwa cibwa mu 30 by'amayero. So nicyo Mbappé yakoze nicyo kiremereye cyane gufata mu bugabo ukagenda wereka abafana no kubabwira ngo tubarusha ubugabo tubarusha kuba abagabo tubarusha umusemburo w'ubugabo cyane mwe ntabwo muri abagabo. Ni ikimenyetso gikomeye cyane kandi kibi. Hanyuma Vini rero yakoze icyo bita altercation avec les tribunes avant et après le match. Vini mbere ya match yagaragaye mu by'ukuri asa n'ushotora cyane afana ba Atletico Madrid no match irangiye yafashe jazz ayirambura mu kibuga ya Real Madrid akazagiye tunga urutoki avuga ati dore ntimuzigeramo batwe murifuza kuba nkatwe ntimuzigeramo bigeraho urumva nabyo n'ubushotoranye. Hanyuma umufana rero ngo ni geste de la manchette de la no umupanga yego ntago ari manchette ntago ari manchette ni kuvuga ngo icyo bita do yagize gutyo yego agenda azamura nabwo nko kugaragaza ngo agenda agafata igipfunsi azamura ikiganza nabwo ni nk'ubugabo ni kwerekana nk'ubugabo ni nko kugira gutyo vuga ati turabarusha ubugabo ni kuzamura musumbo zose kandi bavuze ubugabo nyine ni ubugabo nyine bwanatomi bw'ubugabo avuga ati mwe nta bagabo mugira tubarusha ubugabo. Urumva bibasire cyane Atletico kandi ari umukeba. UEFA na FIFA batekereza ko iyo ukoze ibintu nk'ibyo bushobora guteza incident ikomeye abafana bashobora kurakara bakamanuka mu kibuga bakaza kuguhiga. Urumva bateza ibibazo cyane n'akaduruvayo. So barimo kubakora iperereza nibirangira byitezwe ko harimo abazahanwa bashobora kutaba bose ariko nka Mbappé birirahikiri ko ashobora kuzahanwa cyane kuko icyo yakoze cyo kirakabije kuba kibikaye n'abagikoze bose bagiye babiryozwa. Ni case komeye kwa Real Madrid na UEFA bameranye nabi cyane muri ibi bihe. Bwa mbere ikibazo cya Real Madrid na UEFA gishingira kuri Super League murabizi ko ari umushinga Real Madrid yakomeje kugenda yavansa ibishishikariza abandi banyaburayi mu maekipe y'Uburayi mu gihe cya Covid none byari nabibi cyane kubera ko batabonaga n'amafaranga yo kwinjira ku bibuga. Abaherwe rero b'abanyamerika baguze amakipe n'abandi batandukanye mumvaga bishakira amafaranga bari bamaze kubyumva. Barca iri muri crise ifite ibibazo by'ubukungu yarabyumvise, za Juve zari zifite amakrize y'ubukungu zarabyumvise, n'amakipe yo mu Bwongereza aravuga atari ko wamugani twe twasigara
mwarabibonye ko byari byashyushye banki yitwa JP Morgan igiye gushyiramo biliyoni enye na miliyoni 500 ngo amakipe azajya yakinira biza kurangira bigaragaye ko ari ibintu by'amakipe make andi makipe y'Uburayi ntiyibonemo binyuze rero muri Union Européenne bareba bati byabisenye icyo umugabane w'Uburayi wubakiyeho nk'ihame icyo bita solidarité européenne gushyira hamwe ko buri Europe bundi numwe mu migabane itanafite ibihugu byinshi bikomeye ibihugu bya za Estonia ibyo uzumva ngo ni za Luxembourg ibyo uzumva ngo ni za Malta n'ibihugu nyine babisanzwe bidakize cyane bidakomeye cyane ariko iyo byibumbiye hamwe n'ibindi mu buryo bwose military mu buryo bwa gisirikare mu buryo bw'ubukungu n'ibindi birabafasha no mu mupira rero iyo iryo hame barigenderaho niyo mpamvu bakina aya marushanwa menshi no bakaba ati agakipe gato ni gahora n'ikipe ikomeye hari icyo bunguka mu buryo bw'amafaranga bakajyana nuko bagabana ibyo bita shared revenues ku mafaranga abonetse muri iyo competition mwitabiriye sasa icyo bari bagiye kugisenya Perez abandi bumvishe ko icyo kintu bagomba kukireka nyuma yo kubiganirizwa Perez yarabyanze no baracyabisunika ibyo yarabanje ipfa na UEFA birarangira mu gihe bazi ko byawekereye ejo bundi bagiye gutanga Ballon d'Or abarabigaruye atereka ntago bya bintu ngenda bivuyemo ati ngenda cyabikomeyemo ndabizi bizagera igihe bizaba haburaga ukwezi kumwe ngo batange Ballon d'Or iyefata ku umuntu mwaretse tukamwumvisha Vini abarayibuze ayibuze umujinya wicara Real Madrid eti nagasuzuguro nuko twiba umukinnyi yakoze ibintu byose ni gutuma umukinnyi yacu mwa Ballon d'Or iba kesi ya hatari mwaribonye ko Real ititabiriye nyuma iyefiteri namwe ishaka ko banaganira Sefera yatumijeho Perez kugira ngo baganire barebe ukuntu umwuka mubi ko Real Madrid ni club ikomeye club ifite Champions League 15 bavuga ko Real imeze ntiyabayeho iburayi igihe cyose guhera mu ntambara y'isi ya kabiri nyuma yayo Real yagiye igaragara nka buri myaka 15 iba ari ikipe iri gutopinga izindi ku mugabane w'Uburayi so birangira basa naho umwuka utangiye kumera neza so this time rero bayihaniye abakinnyi yabe bindi muri Champions League byaba biri wasi ariho nge mvuga nti mbirebye mu jisho ryo kureba icyo byakwica n'icyo byakwangiza ntago babahana bose hari ukuntu bazaganira diplomatically ari no kubaca amafaranga bashobora no kugera wenda umwe bahana wenda byo kugira ngo bagaragaze wenda ko habayemo akantu wenda ko guhana nyine ariko ntago bafata abakinnyi bane ba Real Madrid muri Champions League ngo uvuge ngo bose ntago bazakina iyo case yo ntago ishoboka ntago byabaho ntago bane babura muri match nabo ubwabo kuyicuruza iyo competition babizi ko ikipe idafite abo bakinnyi bitabereye mu kibuga ngo babonye amakarto ngo bigende ngo ku bibazo byabaye nyuma kuko icyo Real Madrid nabonye abafana bari kwireguza ku mugabo nanyamaga bagenda bandika bari kwandika ngo so ngo UEFA ngo want to took away ngo the emotions ngo muri game ngo murashaka nyine gukura amarangamutima se mu mupira wese umuntu utsinze abigenza none se nsinde nifate mapfubye nk'wapfushije niba ngomba kuba ati mbacira umutsi naho baciye nyine ati nkora iki kintu ko nishimye so ni ibintu by'amafaranga bazareba mu buryo byoroheje hakinwaga rero umukino umwe w'ikirarane wari usigaye kuri FC Barcelona bakina na Osasuna nijoro umukino warangiye n'ubundi FC Barcelona ikomeje gushimangira ko ari ikipe iryana cyane i Burayi iri muri forme zidahagarara batsinda Osasuna 3-0 uyu mukino wasubitswe buri saha imwe ngo ukinwe hashize ibyumweru bike ni umukino Barca asuritse kubera urupfu rw'umudokiteri wayo umwe mu badokiteri bayo witabye Imana mu minsi yashize murabyibuka so Barca rero agomba kwakira Osasuna n'ubundi ku munsi w'ejo kuri Stade Olympique Montjuic Barca rero yitwaye neza cyane umutoza yari yagerageje kuruhura abakinnyi hamwe namwe yavuye muri kuri international duty mbere ntabwo yarafite Rafinha watinze kuhagera ko aturuka muri Brazil kandi umukino wabo wari hafi cyane umukino wa Brazil na Argentine so abandi rero nka Lewandowski yari yamuruhuye ndetse na Ronaldo Araujo ariko yari yabanje mu equipe n'ubundi ikomeye kuko harimo Zesini Garcia na Inigo Martinez muri axe central bwo ku Barca yari yaruhutse Jules Koundé na Balde hanyuma hagati mu kibuga harimo Frenkie de Jong muri wa mwanya wa Casado wavunitse Pablo Gavi na Pedri hanyuma Ferran Torres Dani Olmo na Lamine Yamal ku munota rero hakiri kare wa 11 gusa assist nziza cyane ya Leandro Balde Ferran Torres yakojeho kirenge umupira utereka mu izamu nka tapin hanyuma Dani Olmo atsinda penalty
ku munota wa 21 Robert Lewandowski waje mu kibuga Simba atsinda igitego cya gatatu 3-0 Barca yanganyaga amanota na Real Madrid mbere y'uyu mukino batandukanwa n'ibitego Barca isijya imbere banganya imikino ibajya imbere amanota 3 ubu ngubu yongeye gufata commande ya La Liga. wenda rigana akomeza gato kuri statistique Lorenzo uyu musore witwa Ferran Torres nubwo atakinnye imikino myinshi muri shampiyona muri equipe ya Barcelona kuko muri match 11 yakinnye atangira ntago byamubujije kuba ari we top scorer wa gatatu wa equipe ya Barcelona afite ibitego 14 muri match 11 yakinnye atangira niwe top scorer wa gatatu n'ibitego 12 akenshi azamasimbuye akasimbuye afite imibare myiza mu gihe uyu Lewandowski wavugaga wone Pichichi kugeza ubu ngubu ibitego 23 muri shampiyona niwe uyoboye hanyuma akagira n'icyenda muri Champions League we ari hejuru cyane nawe ari mu ba contenders ba Ballon d'Or hanyuma noneho nabonye hari comparison barutse kubona mu bitangazamakuru byo muri Espagne bavuga ngo ariko hari abakinnyi bari overrated bavuga ngo nka Vinicius muri sezo umubenchero wa Barca witwa Ferran Torres aramurusha imibare myiza aramurusha kuba mwiza muri sezo kandi ari umubenchero bavuga ko rero Ferran Torres ari underrated ikitashimisha hanyuma ukomeza rigani ubwo nuvuga ngo match zabaye 19 Barcelona itaratsindwa so far ubu ni match 19 match 19 badatsindwa nibyo badatsindwa muri izo match 19 nahoza nkora imibare bamaze kwinjiza ibitego 62 bo bamaze kwinjizwa 20 nuvuga ngo rero Hans Flick mu mikino 44 amaze gutsindamo 33 byibuze win rate nuvuga ngo ugiye kubara ubwo ni uko atsinda nyine imikino impuzandengo y'imikino atsinda biri ku kigero cya 75%. umuntu umurusha insinzi iyo win rate iri hejuru wabikoze ni Enrique yabikoze ku kigero cya 76.24 amaze gukina match mu batoje Barca ubwo icyo bivuze bayoboye urutonde Real Madrid ndetse na Atletico Madrid bazishyizemo ikintu bita intera n'intambwe no gukina noneho bayikurikira nibyo hanyuma wenda icyo twavuga nuko Barcelona yarangije match bababaye cyane Lorenzo barakaye Jules Koundé isajya muri media aravuga ati ibi ngibi aba bantu bayobora umupira badufashe nk'amamashini ati ibaze umuntu avuye muri equipe nationale nta masaha 72 uyisukina indi match kuri iki cyumweru dufite yindi match ati nugute umuntu yakina kuwa kabiri kuwa kane no ku cyumweru imikino 3 mu cyumweru kimwe aravuga ati abantu baradufashe baradukamura ubuzima bwacu ubu ntago babwitayeho ariko muri ibyo bindi byabaje Barcelona umutoza wabo yanavuzeho bavunikishije Daniel Olmo umutoza wabo avuguruzanya na Jules Koundé kuba barabimubaje ati ku kimwe mutasabye ko match isubika aravuga ati twe ntago turi Real Madrid tugomba gukina nyine ariko uko se kwizigira nawe ntago umva imvugo iri diplomatique yo kubaga iyo ushaka kwica iba ariko wabazareyo ati rero ko mutasabye match ko isubikwa ati twebwe se turi AP ese sininura nkuvyumva nako batesema ama federation natwe yaduhindurira sema urumva so banavurikishije Olmo yavunitse bababaye ntibaramenya yazamara umutoza avuze ati mu byukuri twishyuye ikiguzi gikomeye kubera yuko gutakaza uyu musore ushaka kuzaba costinga ndatekereza yuko rero ariko muri iki gihe bafite n'umugisha uko wenda Rafinha utarakinnye kubera ko nibwo yarakiva muri Amerika Latine ni kure azaba yagarutse kuri match kurikiyeho na Araujo wari wakomeje kwensista asaba ko yakina wenda iyi mvune Olmo nibagarura Rafinha arasubira mu mwanya we koko n'umundi Olmo yakinaga mu mwanya wa Rafinha muri iri joro ubwo mediana yabera komeza ko birimo ka Gavi ka Pedri ndetse